Muraho mwaramutse mwiriwe neza bitewe n'igihe uboneye iyi video, nongeye kubaramutsa mwe mukurikiye Damu TV, nongeye kubifuriza umunsi mwiza n'ibihe byiza, Imana ikomeze ibane namwe. Njyewe mugiye kujya mubana mu biganiro nk'ibi ngibi buri munsi nitwa Wivine, tugiye kujya tubana mu biganiro byo kurebera hamwe ese izina runaka n'ubusobanuro bwaryo n'icyo abantu bitwa iryo zina bahuriyeho, imico bahuriyeho yaba myiza yaba imibi, n'akazi bakunze kwisangamo bitewe n'uko izina mu Kinyarwanda ryavuga ngo izina ni ryo muntu, ariko nubwo izina atari ryo ryagena ibyo byose mvuze haruguru, ariko hari ibyo usanga bahuriyeho, hari ubushakashatsi buba bwarakozwe bagasanga ibyo bintu babihuriyeho. Twagiye rero uyu munsi nzi neza ko ufite amatsiko yo kumenya izina naguteguriye. Uyu munsi naguteguriye izina Luna. Ese wigeze wibaza icyo izina Luna bisobanura, cyangwa se niba rifite icyo rivuze ku mico y'uryitwa? Ntucikwe uyu munsi, ntucikwe n'iyi video, uyu munsi urasobanukirwa. Tugiye guhera ku busobanuro bw'izina Luna. Izina Luna rikomoka mu Kilatini, risobanura ukwezi. Ese wari ubizi ko risobanura ukwezi? Ukwezi akenshi kukunze kugaragaza ituze, ubwiza, urumuri mu mwijima. Ukwezi kukunze kugaragaza ituze, ubwiza n'urumuri mu mwijima. Ikindi kandi kugaragaza umwihariko, itandukaniro. Ngiye kukubwira rero imico myiza y'abantu bitwa Luna, cyangwa se imico myiza ikunze kuranga abantu bitwa izina Luna. Abantu bitwa izina Luna bakunze kugaragaza iyi mico: kuba batuje kandi bafite umutima mwiza, kugira imagination nyinshi cyangwa se creative muri bo, kuba bafite deep feelings, bakunda kugira feelings ziri deep, bakunda kuba unique, bakunda kuba bari basa bose, bakunda kuba bihariye nyine bari unique, bakunze gukurura abantu kubera vibe bahorana, ari abantu b'abanyamutima mwiza, bakunda gukurura abantu. Usanga abantu bitwa ba Luna bafite inshuti nyinshi. Tudatinze rero kakubwire imico mibi iranga abantu bitwa Luna. Ariko se si byose biba biri perfect? Ndagira ngo nkubwire ko ntabwo igihe cyose ibintu biba biri perfect. Ngiye kukubwira imico itari myiza cyangwa se challenge ushobora guhura nayo mu gihe uri inshuti, cyangwa se wowe witwa Luna cyangwa se inshuti yawe yitwa Luna. Challenge ushobora guhura nazo nuko ari abantu batekereza cyane, bari overthinking cyane birenze, kwigunga rimwe na rimwe, bakunda kwigunga rimwe na rimwe, mood zihindagurika, ntushobora kumenya mood ye uyu munsi aba ari afite vibes za danger, ejo ugasanga mood ye yabaye low, nyine bagira mood zihindagurika, ntabwo ushobora gupfa kumufatisha, biba bigoranye. Kugira ibanga cyane, bagira ibanga cyane, ariko ntekereza ko iyi ngiyi atari challenge cyangwa se ahubwo iyi ngiyi yaba ari na karite, kuko kugira ibanga ni byiza mu buzima. Niba ufite inshuti yitwa Luna ukayibitsa ibanga, uzamenye ko izaribika koko. Ikindi kintu rero, indi challenge ushobora kuzahura nayo, gutinya gufata decisions zimwe. Hari decision bageraho kuzifata bikabagora, batinya gufata decision. Niba abantu bashobora gutinya gufata umwanzuro, akavuga ati umwanzuro ni gufata bikagenda gutya, nyine gufata umwanzuro biramugora. Ariko ikizagira ni uko ibyo byose bishobora gukosorwa. Ikindi nuko nagira ngo nkwibutse yuko ibi bintu mba ndi kukubwira, cyangwa se iyi mico yaba myiza yaba imibi, cyangwa se icyo twise challenge, nuko ibi bintu icya mbere cyo abantu baba barakoze ubushakashatsi bakagaragaza ko iryo zina abantu baryitwa bahuriye kuri ibi bintu. Ariko ndagira ngo mbwire ko naho wakuriye hagena imico yawe, hakagena imico yaba myiza cyangwa se imibi, ibyo ukunda n'ibyo wanga, naho wakuriye naho harakonda. Rero ushobora kuba witwa iri zina tukavuga ibi bintu ugasanga ntabwo bihura, cyangwa se ugasanga inshuti yawe iryitwa ugasanga ntabwo biri guhura n'iki n'imico twavuze hano. Wowe niba hari ukundi kuntu byumva wadushyira muri comment, ariko ntabwo ari ihame 100% ko bose baba bameze gutya cyangwa se bitwara nk'uko ndi kubivuga. Reka rero nkubwire utuzi bakunda kwisangamo abantu bitwa ba Luna. Iri zina rero rikahabwa abana b'abakobwa, ubundi ryitwa abantu b'igitsina gore. Abantu rero bitwa izina Luna akenshi usanga bakunda ibintu biri creative cyane, nk'uko twabibonye haruguru. Mu mirimo rero bakunze kwisangamo harimo content creation, nko kuri YouTube, nko kuri TikTok, kuri Instagram n'ahandi hantu n'izindi platform zose wakoreraho content creation. Ikindi nuko bakunda art na design, bashobora kuba aba design, bashobora kuba aba fashion, bashobora gukora fashion, bagakora drawing, makeup artist, bakora ibintu bijyanye na art, byose barabikunda. Ikindi nuko bisanga ari aba writing, cyangwa se ari abanditsi b'ibitabo bitandukanye, usanga ari aba storyteller. Ikindi nuko usanga undi murimo wa kabiri rero bakunze kwisangamo ni aba writer, cyangwa se abanditsi b'ibitabo. Undi ni storyteller, kuba
like bakabarankuru, reka tubifate gutyo, bakabarankuru. Undi murimo bakunze kwisangamo ni acting ya filime ya movie, undi ni ugufasha abandi mu myumvire cyangwa se psychology. Ushobora kubasanga muri iyo mirimo. Ushobora kubasanga muri iyo mirimo mvuze haruguru, ndetse n'indi myinshi ifite aho ihuriye na creativity, kuko ni abantu bakunda creativity cyane. None se bestie, wowe ubona Runa ameze gutyo? Ubona nyine umuntu umushiti wawe witwa Runa afite iyo mico cyangwa biratandukanye? Niba witwa Runa cyangwa ufite inshuti yitwa Runa, watubwira muri comment niba koko ibyo twavuze haruguru ariko bimeze. Murakoze cyane, mwakoze kudukurikira kugeza video irangiye. Thank you so much. Niba wakunze video, wakanda like, ugakora subscribe, ugakora no kukazogera kugira ngo ujye ubona notification z'ibindi biganiro tuzajya dushyiraho, ugakora na share kuri bashuti bawe nabo bifuza kumenya ibintu nk'ibi ngibi uzi byagirira akamaro. Thank you so much. Wakoze, bye bye, naho ubutaha.